Bikigali Amafaranga urasinda kuyusinze byose buri mbasi kamwe ntereke ako kantu koze ko konyine umukobwa nkunda wowe mwana nakunze nkikubona. Oh my god. Mwate umwana goba kuko mara yareba uhatiza zose urigitego utibaganje gusaba yanjye rukundo rwanjye ayiwe ni message cyingisha mu buzima bwawe. fata cyane nawe nje ntabwo nzongera kuja ndagena n'imihobo siba toka kwaje ni ikintu cyagihari nimba ubuzi ngo nta mafaranga ufite ikibazo ariko se ni iki wagakwiye kuvuga uti nta mafaranga ndaza mu nguzi sibyo ngwino nguhe zashina kugeneye geto sari kurari oya zakashina kugeneye pam 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 ten naragukunze kugurira igare kandi mukunzi wanjye guhata amabizu ayiwe oya tuvugisha ukuri ni buhe buzima murabaho burenze ni iki wifuje mu buzima ukakibura ahubwo siswe mwatuburanye mwisi yarurema warapfuye uburiki amafaranga urasinda kuyusinze byose buri mbasi kamwe ntereke ako kantu koze ko konyine umukobwa nkunda wowe mwana nakunze nkikubona. Oh my god. Mwate umwana goba kuko mara yareba uhatiza zose urigitego mutaruka ubwitonzi bwawe n'ubugwaneza ariko reka nkubwire ukuranga reka nkubwire jewe wanje mu matara muhati ntoke muhe ayo madara ikibazo se je namuhaye nduwande ndi kumuha rero je namuhaye ntuza namuhaye kote yikurireho sha yakureho oya nawe azagera igihe ariko amukorera Sophie ngiye guseka ngiye kuba amaso kujya mu menyo y'abasetsi umuntu nari nariyemeye ngo naje i Kigali none ngiye gusubirayo nikoreye amaboko ngiye kugurisha udutebe ngurishe buri kantu kamwe kari gukoze mfite undi uriya ni umugabo mfite ningirwa mugabo ningegera oya nawe wirengera aha ni Kigali kandi Kigali uziko turya nta munsi rugo tugira niba mwaraje mugafata amafaranga nabi mukayayamo ni tayari inzara ikabatera kugira ngo ntiyatangiye kudutera na dodo ari dodo n'amazi anikeye turayagura gore bya bindi mwajyaga mu bishanga kujya kudaha amazi i Kigali siko bimeze ahubwo se ibi bintu kumana umuntu wakuhaye ngo gusuka ko ndagusutse nabi ibindi biki kandi naho narishumba kuri ndeka nyiworera ariko se reka mbaze gutunga nawe rero ntushobotse nubwo uri inshuti yanjye ko nawe urangora ana wanyihoreye ahubwo wamana urwembe nkabikukumbaho byose nkabimaraho ubwo uzasirimuka bigenze gute ibibazo nta reka rimwe ariko Kigali twiberaho turabaga muri Kigali tworoshye ubuzima ntabwo tujye twipanika muri ibyo byose uri kwinjiramo byagutumbanyijwe ngo ugenda guturika nta na kimwe uri bwikemurire wowe uziye kwiyakira Sophie nariye bakubwira akantu bituseka nariye bakubwira ni rero urafite stress nyinshi ukanywa nk'agacupa sinarya Yesu urumva wasoma ku gacupa rwose umva uragenda ukajya mugasinzira gere gwara kamwe inzoga na nyirankotsa kamwe inzoga urwo rugo none rwagarukira he vuga ko ari ubukene ubuse nkanjye giye nanywa amazi inonda hisemo amazi amibe ntizazanyica ngira gutya nka kamini na gake ntinya kurengera akahese sabunyegere seri aya twadukeneye tukayabara
Password sheri Nsabunyegere umari niyanjye wukuraho agutegereza ariko sinkubone umutima ganje gusaba ganje rukundo rwanjye ayiwe niyo message twigisha mu buzima akoreka nkubwira fata I love you rukundo rwanjye mbasi akosaba abantu bose muri kudusunika mu bihe namupenda sana kazi ni kazi wacha kelele wacha kelele kiri wanzanze kiri wanyanya katika lipoto kiri wanzanze kiri wanyanya katika lipoto kiri wanzanze amafaranga wayabona gute waje ubita ariko mujye musigare muvugana nawe uricukiza bikande ngo ubone umwana mwiza nkuriye urumva nuko ugomba kwiheba ariko nje ndahemaga amakuru yawe meza ese beti twategereje undi uri araza shanjye sinzi rwose wasanga namuhamagaye kare nanjye ambwira ngo ageze hafi aha ngaha sinzi aho yahereye ariko njye mbona ugenda unungura umukobwa w'inzobe nziza nkawe nta kiro ntaki undi nk'aba muri ino si ukumva ko uyibamo neza ushyitse ngiye mfite inzobe karemano ngomba kwiga icyizere hajya wayishyira mu isafuriya ukayitogosa ahubwo mwewe njya ntekereza muri mukora ibyo bintu kandi mwaba mutifitiye icyizere yego ko cyizerewe yewe kiraza amasinde disi we nisundusha iki mbaye cyangwa se uko nkurusha iki ibuno rizima se usibye wenda ko kayobo kandi reba ngiye kizubaza ububanza ureba urabona aya ni amafaranga y'ibishuga dati wowe ngaho ndangira amafaranga nabona rero bagatuma nzanezera neza none reba ikintu wambaye nawe pe hafi yo kugeza ku birenge nyine no ikindi nanone reba imisatsi yarashokomboye nuza aho salo nziza ibarizwa mana iva mu miteto ese salo nyine nzagenda bereka iyo nzo uri kuvuga bankorera imisatsi nese ntufite ikimana yaguhereye ubuntu ibyo tujye tubyihorera ikintu kinshegesha se ni guhubuka kwa geregwari geregwari yifate yange ko dufatana umwanzuro afata umwanzuro wabonaga twirirwa turya amafiriti tugira duti aho twari dutuye twarahagurishije ariko namwe mwaraje murakaranga koko shake koza mwaraje mwigira aba VIP ntago kandi mutazi ko Kigali bakanuriye ngaho inkarango z'amafi ngaho amakoko ariko nibwo mwari buriya amafi n'inkoso ariko twari tubibonye hariko mana yarasa ngaho ibaze noneho kurya amafaranga utari bukore ngo usubizeho ibaze noneho umukobwa mukuru tumugejeje i Kigali arifasha abayikirara umwana muto turamufashe tumukubise mu ishuri rihenze none ku ishuri bamwirukanye none ngo mubyo byose yangu ufashe iki nta kazu gato ifitemo hano ngo ducumbikiremo igukuba izina ry'Imana mfasha mu isi mu ijoro tuzirwanaho Sophie iriya nzu kuyikodesha turi kuyikodesha amafaranga 120 mu mafaranga twateguye twari twavuze ngo turayishyura umwaka geregwara nci nyuma ayishyura amezi 6 yonyine none dore amezi arashize bagiye kuduzora ubu mbogi ko waperiya basore mu nzu muragana he ko twaganuka ko mwagurishije ubutaka n'inzu bwarayigurishije narinzi ko byamwagurishije imirima inzu igasigara ndakarwa gapariseri gahagazemo niyo nzu ubu mugiye gusembera mushaje none se cyo ukeneye guhangayika ayi mama watifete wikirakazwa kirareba watifete batiriya no mapete kandi ari wowe kureba baki yawe ngahe nderwa mwicare ibyo nijyanye ariko se wapabariye mucuku iki ugenza ute iki nyine ikibazo mu nyine ikihe kibazo siko nibagiye ko nandi mu ideni rya mokashi mukashi hure n'abandi sombwe ngubitaga muri beneri uwo yaburetse nyine mubwire oyi undwanaho umuntu kujya kuko nibansuzugura baraguca amazi ese mwari ukwihara wari ukwirarira nta mafaranga wari ufite ko se wavuze bose
wambara ukankiza 20,000 ntabimupfunda mu maso nkamuvuga ko mbere wa mugabo ugenda nise waje kureba inkumi nta mafaranga ubwo se kandi utuma ngo bakubona imboga mu menyo siba reka usebere ku mwari byo birakureba waza ukagirisha umukobwa ziziya ziko yarunguye iwawe nyina kandi gato numva ko niyo urimo ko cyane nawe nje ntabwo nzongera kuja ndagena n'imihobo siba doka yameka kwaje nini ikintu cyagihari nimba ubuzi ngo nta mafaranga ufite ikibazo ariko se ni iki wagakwiye kuvuga uti nta mafaranga ndaza mu nguzi sibyo ukavuga uti ndakuguza cyo dora ndarira fata ndetse ukugujije hakiri kare burira bigeze ako se ntago ngiye kuri bank agenda banteye he kwani basaza ifaranga rimwe ako bicanga shambarira bari rumubwira ataza kunyiba wenda gwaze kuba ngo ndamwishyura ngo angane ariko reka mubwizwa nagahagije aga mafaranga ntugushisha nuko uzagungukira rwose iyo nzobe urata mani kuba inzobe ntabwo ari byo biri gukora muri uyu mujyi wa Kigali bigenda bite bigenda bite ese ntabwo uzabagabo bafite amafaranga bari nabwiye bantu uhere kuri kizuba zumanure uko narindi imbere siko nyiri mani hari haba diaspora afite ifaranga bazi kurema mami nyashi nayo navukanye shangiye ibyo ngibyo ntabwo mba nshaka kubigenda hamwe rwose ujya umbara kuko ndi biramagije kandi birananyuze ego di abana bacyumvira ababyeyi noneho ngewe nyirankotsa ngo ni mama azi ko mba ndi kwiga ndusura utinyuka uvuga mama wawe mu izina nyiraki nyirankotsa ngo mu izina nta sura ufite azi ko buriya ndi ku ishuri yego mama uva mu bwana ureke kumvira ababyeyi utangiye kungira inama nangiye kubyumva ariko rwose ndumva uri kurengera cyane none ubwo mama wazi kuri ku ishuri uri ahangaha utegereje izo zabagabo ubwo si utashye ufite amafaranga ugakora erega umenye ko mama yubatse urwe nanjye nkeneye kubaka urwanjye kandi ntabwo amenyera buri kimwe wabyumvishe neza abo bagore ukunga nibo muzubakanye izo yego ko ni ukuguhereza amafaranga ubundi bikarangira ese ubundi nta mpamvu yo kuvuga ese beti twaje kureba araza cyangwa naza nashaka niba naza kungira inama nk'izo shu bimeze bite wabonye turi amavaze wowe oyasha nyine subiza se imihanda nayo nyine nawe urabyumva ugiye ngo uraje wowe na mbutaje se hari imodoka wari ufite oya mani umuntu afite ibigahunda byinshi umva nyine ntabwo byabura ahubwo ehehe umva se none se bimeze bite ubu noneho mfite umudadi uri kumpa amafaranga ubundi niwe wabwire ko inongesire nkawe oya abakobwa nk'aba baracyabaho nyine nawe ibaze nibyo usanze ndimo ndamubwira sheri wanjye fungura amaso yawe urebe ubuzima turimo bite byawe uri mu yihe sisi si murimo mwebwe yesu wanjye bandebera ukuntu uba wambaye none se abagabo bazakubona ese bintu wawe byibura uzajya ugapfa uzaze ngiye ngwereze ibyangwe ku buryo uzajya utambuka mama umugabo akavuga ati uri niwe mwana nifuza ishyamba ndarigurisha ntabwo nibyo wakubwira ngo uzajyana nk'umuhobobo cyo ntiwakandaga inyanya zawe si bari baguhaye nyoko mbura guhuma nk'igihunyira si ukumpumira naho ubundi rata ntabwo nawe urabizi uhobere ku ideni sha ku ifaranga ryanjye ideni ugomba kumpereza ayandi urabizi ibintu twumvikanye ntabwo turi duke reka nawe turongeye turanyweye murera we Yaragwa anda wayabaza se wasanze kwe kandi kukubwira kuri bumandi mbaye muko mariraga amafaranga umbwira umubare ugampera uyu mukobwa gabara ugampera uyu mukobwa wirira nk'umwana ibibazo ubundi iyo bije urakomera ukagira imbaraga kurira ntabwo bikemura ibibazo urisaza mu mutwe witere stress ugiye gusanga abaturanyi twarabiyemeye nk'utuje i Kigali narangiza nkabasanga bo barahinze na twebwe nta n'icyo kurya dufite umukobwa uri hariya naramwicaje ngo mbe muganiriza umukobwa ati mama nkazasubira i Kigali ati nzacuruza iby'Imana yampaye ibaze ku izina ry'Imana umwana wabyaye akubwira ayo magambo ahubwo ngo azasubire mu cyaro azacuruza iby'Imana amuhaye mbese ubwo ngubwo yabonye iduka hafi
n'ishuri ko yaryanze yanze no kwiga. uwiga wese minerivare ntiyabuze sinabikubwiye kandi Geregwari ntasiba inzoga ntasiba icupa umugabo wanjye yararinywa di urumva none ari amafaranga twe twashyize ku ruhande Sophie tuvuga tuti nibura aya ngaya tuzashaka akantu twakoramo basi Geregwari nibwo yashaka akantu ko gucuruza nkajya mwunganira yarambwiye ngo nawe yarayamaze yantekeye imitwe ngo barayamwibye najya mu ikote rye ngasanga mu 500 bwacye narebamo ngasanga ntayarimo ariko nawe urinjije aha ni Kigali ubundi ujije urinjije ugisangamo ayo mafaranga ureba n'ibibazo mufite uba warayakuyemo Geregwari bamuzi hari guhita hashya nyiri igipanga akakwirukana ubundi niko biba bimeze kujya atazana gusuzugura burana miliyari wayimuha nasi nimba umubwiye ngo nafatiye miliyoni yawe ufite kuri konti urebe ukuntu azakuba igihe cyose umushakiye ajana arizana ni undiregit ahubwo urajya ashakira ni undiregit ibintu buri kwivugisha ni biki wowe byagenze bite se kandi reba telefone ubumaye reba nawe faranga rimwe hejuru yo kubwira ngo ufite amafaranga ngenge kohereza mbura amafaranga ngira usigaye ukenye bingana gutya watinyuka njyewe ukampamagara ndeba nta soni ufite ukampamagara ku faranga rimwe nta soni no nyine nuko ukabona kuri karabero ubusazi bwashakoye man hanze hari abana bafite ifaranga hanze hari abagabo bari gutanga amafaranga mani nandi y'ubusa ese amakuru yacyagishwa dati cyane kiriya ndahamagara sheri bite nshaka amafaranga ya naya atambaje ngo yakoresha ikahita yohereza noneho we nta muri nyine mbantu bari yose yanjye nta bindi noneho we nta nibyuzi nyirankotsa ngo ni mama yirwa avuga ati umwana wanjye ari ku ishuri nyine aziko ndi ku ishuri nyine ko hanze abantu bari kunkuramo akazi kandi nawe bafite ifaranga nabo wese akeka ko waba usa neza gutya abikuriye none aya mafaranga ya mama wawe se niyo ya mucecuru ese nkaho ubundi mutegeka mani funguka uzi imihanda hari abagabo batanga amafaranga hahandi uvuga nese undi mwe ko mwirwana twirirwa nanga muyakorera rya ubwo iki ubwo se urabona ari mu rugo se urabona ari bo baba bimereza reba sheri ikanzu nambaye bayibonye funguka sheri wanjye abagabo bari hano bari gutanga amafaranga urekane n'abasore ariko reka nawe wasanga azateramo igitoki umunsi kigumana ngo ukicarire mpaka wumve umusoro wagereye uzagandebera ukuntu nta mafaranga nta magambo muvuga abakobwa mwagiye mwira basi yes ese uyu mukobwa nuwahe mareka ziracyahari yes ubwo se kuki utavutse ngo ujye mu ijuru wibitse amafaranga akora ni weho bikasha ariko reka mbabwire ndagukunda umva n'ubundi burije pe mwihangane mbere yo tujya kujya muri chambre tubanza tujye kurya inkoko duhekenya inkoko twumva uko Yesu agira neza ufite amafaranga se ufite amafaranga nese ibyo ni ibipapuro gihari ibyo se ni ibipapuro akuba mugani ibi ni ibiti aya ngaya afite umva aya niyo uri kubarira hari ikintu utakoraho ariko nawe urayafite subiriramo byumva uri kubwira muri kubara aya amafaranga ngaya niyo uri kubarira inkoko rataweho reka twigire muri milikorini izo nzira ntabwo singwa si seri musigaruko ejo wari umuhanga wari umuhanga atavamo inkoko warumbwiye ko uri kwaka uri sehene uri seruhungu uri rubebe uri imbwa uri nk'akadomo uri mwagiye mwipaza mbasha mbese uri mantuza ko nta n'ipfumu ufite urambwira uti rero ni nkugwaneho si wari umanje wansaba icatanu ashiri wikuvuna wivunika iki nguhaye 20,000 uzampa 30,000 mama ugomba no kumereza ndi ntabwo ari wowe wenyine ari bwishyura nanjye aranyishyura simwa uzabivamo ra ntabwo ko twigendere ese waretse tukajya kwanuza tukafata agakoko ubundi tukagenda tubibarana ibyo ni ibyanyu twa tugiye muri milikorini amusura kuki gutese kuri kureba gutya reba kundeba gutya ese uba ufashe akazingaro kamwe ugafata n'ikirayi kimwe nyine teke ngafate muri ayo mafaranga urabona ngo ese ntabwo wabibitse ntabwo uzi ko usetsa winankora ahubwo iki aka kanyura nkihindutse n'ukuri umva nkubwire nta nkoko irukira bika bro genda ndanakwiyamya ubwo ntuzongere kumpamagara uzi ko nta mafaranga ufite ni ukuri kw'Imana no kubwira
uyu ni umujyi ndimo uri kumva ni umujyi ndimo ntabwo mba naje kukureba nawe urabizi nta mugore ufite ngende umugore wawe wankoye angahe ujye umenya ko umuntu agukora afite icyo ashaka ntuzongere kunywa none ushaka kwiyamye ashatse kuvuga ko ari inkoko none nimba uri inkoko njye mbaye inturo cyangwa mbaye agaca